Yesu ashimwe cyane bene data, ndabasuhuje cyane mugira amahoro y'Imana, muri kumwe na mwene so NZEYIMANA Bahati Shaban basuhuza. Uyu mwanya ni umwanya mwiza tugize ukomeye kuko Imana itwemerera tuganire ku ijambo ry'Imana. Haciyeho iminsi ariko turashima Imana kuko gikomeje kubana natwe ndetse gikomeje kuturinda muri rusange. Rero nagira ngo muri aka kanya dusenga Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ku bw'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'uburinzi udarimo kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Emera kubana natwe, emera kudufasha, kandi abantu bagiye gutega amatwi ijambo ryawe ribagirire umumaro. Komeza kutwitaho no kuturengerana mu izina rya Yesu twizeye kubikora, amen. Inshuti rero bene data, nagira ngo muri aka kanya tugize umugisha ukomeye n'amahirwe Imana ikabitwemereye kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'akaba igice cya 32, hanyuma tuganire kuri iryo jambo ry'Imana mu mwanya ungana n'uwo dufite, kandi turizera neza ko Umwuka Wera akomeza kubana natwe. Turabifuriza kugira ngo ribafashe, ribongerere imbaraga mu buzima bwanyu bwa buri munsi, mu byo mukora, kugira ngo kw'Imana gukomeze kubana namwe. Haranditswe ngo Abarubeni n'Abagadi bari bafite amatungo menshi cyane, babonye igihugu cy'Iyezeri n'icy'Galeyadi ko bafite urwuri rwiza. Abagadi n'Abarubeni baragenda babwira Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro bati, Ataroti ni Diboni ni Yezeri ni Nimura ni Heshiboni ni Reyari ni Sibimuna ni Nebo ni Bewoni, igihugu Uwiteka yatsindishiriza iteraniro ry'Abisirayeli ni igihugu cy'urwuri, kandi abagaragu bawe dufite amatungo. Bati, niba tukugireho umugisha abagaragu bawe, duhabwe icyo gihugu ho gakondo, ntutwambutse Yorodani. Imana idufashe cyane. Iki cyari igihe Abisirayeli bari bari mu rugendo, bari kumwe na Mose, bari kuva muri Egiputa, bari mu butayu, bagenda kuva mu butayu berekeza mu gihugu cy'isezerano. Aha rero bahuye bagize kurwana, batsinda abanzi bari kurwana nabo, Bidiboni n'Yezeri bose bamaze kubatsinda. Hanyuma bagira ikintu babona aho hantu bari babona ni heza, babona bafite urwuri rwiza, babona bafite amatungo, babona n'ahantu ho kuragira, nabona n'ahantu ho kuhukira. Ariko bari bataragera mu gihugu cy'isezerano. Imana yari yarabwiye Mose aho bagomba kuzajya. Ni muri urwo rwego babwira Mose bati, twemerere niba tukugireho umugisha abagaragu bawe, utwemerere ntitujye mu gihugu cy'isezerano, ahubwo utwemerere gakondo yacu bahahana, kuko turabona hari urwuri rwiza, turabona hameze neza. Ntabwo ari ngombwa ko tujya mu gihugu hakurya ya Yorodani i Kanani, nugataha hatubereye heza. Ariko bavandimwe, nagira ngo mbabwire ko aho Imana itujyana niho heza kuruta aho turi. Iki gihe urabona bari bafite misiyo Imana yari yababwiye aho bajya, ariko bo bihitiramo aho babonaga habatunganiye, habona heza. Nagira mubwire ngo isi nubwo wabona iguha ibyo wifuza, ukabona ubuzima ufite ni bwiza, ukabona waratunze, waratunganiwe, ufite umuryango, ufite akazi, ufite ibintu bitandukanye, wenda ufite amahoro. Ariko inshuti mwene data, umwe yaravuze ngo intego y'urugendo, impamba y'urugendo ntikakwibagiza intego y'urugendo. Ibyo mu isi ni iby'igihe gito, by'ukuri turabyifuza, turabikeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ntabwo twabigereranya n'ubwiza tuzabona mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo twabigereranya n'iby'Imana dutegurira kuzabona mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu bitakwiye kuturangaza cyane, ahubwo dukwiye gutekereza igihugu tujyamo. Wumve nabo baravuze ati, noneho ngo Mose abaza Abagadi n'Abarubeni bati, bene wanyu bazataha mwicariye aho? Ni iki gitumye mukura umutima w'Abisirayeli mugatuma badashaka kwambuka ngo bajye mu gihugu Uwiteka
yabahaye. Ni iki gituma mushobora kugomera Uwiteka mukamera nk'abasokuruza banyu ubwo twatumaga abatasi bakajya gutata icyo gihugu bakaza bazana inkuru zinca mu mugongo? None mugeze ahantu mubonye ko ari heza, none murashaka kuhaguma kuretsa kujya aho Uwiteka Imana yabateguriye. Abarubeni baravuga ngo tuzatabara, tuzatabarana n'ubwoko bw'Abisirayeli kandi tuzajya imbere. Aravuze ngo ariko twe ubwacu ngo tuzubakira imikumbi yacu ibiraro, n'abana bacu bato tuzabubakira imidugudu, ariko twe ubwacu twihute twitegura intwaro ngo tujye Abisirayeli imbere tugeze aho tuzamarira kubageza ahabo, kandi abana bacu bazabe bari mu midugudu igoteshejwe n'inkike z'amabuye ngo barindwe bene igihugu. Ntituzagaruka ngo mu ngo zacu umuntu wese mu Bisirayeli atarahabwa gakondo ye, ntituzagira agakondo muri bo hakurya ya Yorodani cyangwa hirya yaho, kuko gakondo yacu tuyihawe hakuno ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba. Barabwira ati tuzatabara, tujyane namwe rwose n'Abisirayeli, tujye ku rugamba, tujye twirukane. Hanyuma babwira Mose aba bana b'Abagadi ndetse n'Abarubeni, bene Gadi na Rubeni. Wibuke ko uyu Rubeni yari imfura ya Yakobo, ndetse ni nawe watwaye amagufwa ya Yosefu ubwo bavaga mu gihugu cy'Egiputa. Ariko bene Rubeni ndetse n'Abagadi bo bahitamo ko tazajya mu gihugu cy'isezerano, ahubwo gakondo yabo ikaba hakuno ya Yorodani. Rero icyo ni ikibazo gikomeye, cyari ikibazo gikomeye kudahitamo gukomezanya nabo ngo bajyane mu gihugu cy'isezerano Imana yari yarababwiye yuko bagomba kubamo. Inshuti muvandimwe, narinde kuvuga ngo ahantu turi n'ubuzima twabamo ubwo aribwo bwose, ibyiza twaba dufite ni byiza ko ushobora kuba ufite wumva umeze neza utunganiwe nta kibazo, ariko ntago ibyo uwaba ufite twabigiranye n'ubwiza tuzabona mu ijuru. Umuririmbyi yaravuze ngo niyo abizera bazajya kuba ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, ngo nta hantu hatagirwa n'umubisha, ibi nta hantu twabihungira. Aravuga ngo ntaho n'isi ntahariho, ntabwo twabona umunezero wuzuye, kuko muri iyi si yuzuye inzangano, n'isi yamanukiwe n'umwijima ndetse yamanukiwe n'umwanzi Satani. Biradukwiriye rero ko tuzirikana kumenya aho Imana itujyana. Kandi ushobora kuba ufite intambara nyinshi, ubona ko ubuzima bukugoye, ubona biruhije, ariko nabugira ngo ubwire ngo muri iyi yaravuze ngo ntibite intambara igashira. Ariko icyo ukwiye kumenya ni ukumenya ngo mbese urugamba ndi kurwana naba mfite intego yo kugira mu bwami bw'Imana, cyangwa kuko baravuze ngo tuzajyana dutabarane n'Abisirayeli turwane nabo urugamba, ariko twebwe ntituzatura mu gihugu Imana yavuze ko tuzabamo, utureke tube hakuno ya Yorodani. Ibaze rero kuba umuntu yakora umurimo, agakora imirimo itandukanye, akaririmba, akabwiriza, agakora ibintu bitandukanye mu rusengero, ariko adafite intego yo kujya mu bwami bw'Imana. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo twakora n'umwete wacu wose, ibyo twakora byose bitandukanye, dukwiye kumenya no kuzirikana intego Kristo yasigiye itorero, ariko ukamenya ko mu bimwe mu bintu Kristo byamuzanye nyuma yo kuducungura, yifuza ko tuzabana nawe mu bwami bw'iteka. Rero byaba bidukwiriye ko ibintu byose bigenda neza. Ntekereza dusoza, uzirikane aba Barubeni n'Abagadi bashaka guhabwa gakondo hakuno ya Yorodani, bakwiriye kubera icyigisho, bakwiriye kubera isomo, bakwiriye kubera wowe. Uzirikane igihugu tujyamo na Imana itujyana, bizadufasha kumenya uko witwara mu buzima, naho wahura n'intambara zitandukanye, naho wahura n'ibikugoye, ariko uzirikane ko hari gakondo dufite mu bwami bw'Imana. Imana iguhe umugisha, wagize neza kubana natwe muri mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko iri jambo ritekerezeho, aho Imana itujyana ni heza kuruta aho turi. Ibyiza dufite, imibereho myiza dufite, ibyo twifuza twabonyesheje kubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, ntabwo twabigereranya n'ubwiza tuzabona mu ijuru. Urakoze, Imana iguhe umugisha.